Hello, hello, abagaciro ndabasuje nizere ko mumeze neza. Mwayibonye ingingo tugiye kuganiraho muri aka kanya kuri uyu munsi. Ntukivange mu by'abashakanye bari gushwana. Ibyo bintu ntukabyivangemo, ujye ureka birwarize bakemure ibibazo byabo. Ibi ni ngombwa cyane kubera yuko iyo utazi iki kintu wiyubikaho urusyo. Bareke birwarize. Niko bimeze. Uyu munsi ni ikintu nifuza kubakangurira. Ni ihame ry'ubuzima, ni inama y'ubuzima ikomeye burya mu mibanire y'abantu. Kutivanga mu bibazo by'abantu, cyane cyane abantu bashakanye, bizakurinda ibibazo. Ntukagire ahantu numwe uwogamira. Burya mu bantu iyo bafitanye ikibazo, niyo baba bari kuburana, niyo yaba bari guhangana, ari abavandimwe abashakanye bari guhangana, bari mu bibazo bameranye nabi, baba ababyeyi bawe cyangwa se n'abavandimwe bawe, ni murumuna wawe ufite ibibazo mu rugo rwe n'umugabo we, ni musaza wawe se ufitanye ibibazo n'umugore we, n'ababyeyi bawe bahanganye, cyangwa se n'inshuti zawe z'amagara. Ubu noneho umwe akaza akakubwira ibibazo bye, akakurira. Niyo haba hari uri mu makosa, ndakubwiye ngo igihe cyose ntukagire ibintu uvangu ngiye kwivanga ngo mbaganirize, bagire inama, ndebe ukosheje, bimubwire ngo hanaha. Ibyo ni ibintu uzabona bizawugarukira bikugirire nabi. Nukubwiye niyo haba rufite amakosa, niba ukagira ikintu cyo kwifuza kumugira inama ngo yikosore, ibyo byihorere, kubera ko uzumva ari byiza. Ni umuvandimwe wawe, ni umuntu wawe ukunda, ni umubyeyi wawe. Ku bwawe uzahita utekereza uti reka ngira inama namugira, kubera wenda urabona yifata uko bidakwiye, urabona se hari ufite ikosa, ukaba wavuga uti ngiye kumuhamagara. Oya, muri bose ntawe ugomba kubogamira, kubera yuko nunabagira inama ni hahandi umwe azumva ko hari ubogamiyeho. Noneho atangire yumve wamutereranye, yumve yuko umugambaniye ku wundi. Nta numwe uzumva yuko uri kuvuga ukuri, kubera ko n'abantu baba bari mu bintu by'amarangamutima, ntibaba bakirebesha ubwenge hari buzima bw'abantu. Amarangamutima niyo abayoboye burya y'abantu bashakanye bari gushwana. Iyo rero winjiye mu byabo, byanze bikunze hari uwo muzangana, cyangwa se bombi mwangane, niyo basubirana. Kubera ko hari igihe bajyamo ukareba nk'umuti, wenda niba ubogamiye kuri musaza wawe, cyangwa se ugasanga uvuga uti nibyo muramukazi wanjye yitwara nabi, yifata nabi, nanjye ndabibona rwose, waragowe. Wenda ugatangira ngo gatese wenda wamuretse. Igihe basubiranye ni wowe ibibazo bizagwaho. Uzabura aho ureba, kandi bizaba usange ubuza aho ureba, ubuza aho uhagarara imbere yabo. Ibyiza bihorere bakemura ibibazo byabo, kubera ko abantu bashakanye burya ni abantu banashwana, rimwe na rimwe banapfusa, kandi ni abantu bazi kwiyunga ubwabo. Niba atari ikintu gikomeye kirimo nk'umwe wenda kubita undi agira undi nabi, amubangamira, bya bindi bishobora gushyira ubuzima bwe mukaga nk'inkoni gukubita. Urumva umuvandimwe wawe akubitwa, byanze bikunze aho ngaho ntabwo nabwira umuntu ngo uzi ko umuvandimwe wawe akubitwa arakuririye, umwihorero. Ugomba gukora ikintu ndetse kimufasha kufunguka mu maso ye, ukamufasha, wenda ukareba uburyo umuganiriza. Ariko kwinjira mu bintu by'abashakanye bihanganiye ubwabo, ndakubwiye abantu benshi babifitemo ubunararibonye, bazakubwira ko ibyiza no kubyihorera. None wowe ukagera uburyo ubabwira, ukaganiza nk'umuntu uvuga uti mugerageze murebe ko mukemura ibibazo byanyu, mugerageze hariya mubiganireho, rwose mwabikemura, ndumva mwabikemura, nimuganire mugerageze. Ukigira aho ngaho inyuma utinjiyemo, kubera ko abantu benshi nikosa dukora. Hari igihe uvuga uti abantu bakeneye inama iyi, kandi wenda ubibona ubona ufite amakosa,
ubibona ubizi baba barakuririye buri wese wenda yaranakubwiye cyangwa n'umwe yakubwiye, ariko ubuzi n'ibibazo ubuvuga uti wenda mbagira inama urugo rwabo rwakomera, mbagira inama se hari umwe wakwikosora bikagenda neza, mbagira inama se hari umwe wabona yuko ari mu buzima budakwiye wenda nkamugira inama yo guhunga, ariko ibyo uba wibeshya. Ntukivange mu bashakanye bari mu gushwana, iyo kintu nakubwira. Ndetse n'ababyeyi bawe n'ababyeyi bawe, nubona ababyeyi bawe bari gushwana cyangwa se umubyeyi wawe umwe akaza akakuririra, wenda ni mama wawe ukuririra ukuntu papa wawe amutesha umutwe, ukuntu papa wawe amugirira nabi akakubwira amakosa ye, ugatangira kwitegereza ngo ngiye kubogamira kuri mama, wenda nawe urabibona ko mama wawe papa wawe amusagarira, ukayamubwira we nanjye ndabibona rwose papa arafite amakosa, ndetse ngiye no kumuhamagara murebe muganize, ibi bintu ntabwo ari byo akora, nanjye ndabirambabaza ndabibona. Ibyo bireka ubareke, n'ababyeyi bawe ntabwo ugomba kwinjira mu byabo, ibyo ni ibyabo. Ntukabikore niba uri umuntu w'agaciro, ni ikintu gikomeye. Niba nta kibazo gikomeye ubona kibangamiye ubuzima bw'undi, bareke babyikemurire. Wowe uhagarare hariya ujyemo hagati, ntugire uwo wagamira, kubera ko ni ibintu buri gihe bigaruka ku bantu. Umuntu wese ugiye kugira inama abantu bashakanye bimugarukaho, usanga yubitseho urusyo ubye, cyangwa se umwe aramwanga, cyangwa se bombi bizamugarukeho bamwange. Niko bigenda. Ni ukuvuga ngo ni abantu baba bari mu marangamutima, ni abantu batanumva icyo bagiriyeho inama. Abashakanye muri rusange kwinjira mu byabo ni ukwigirira nabi. Hari n'igihe umwe n'ikintu nabonye, hari n'igihe umwe ashobora kuza akavuga yuko undi yavuze ko azamwica. Nabyo bibaho, uti ari nk'umugabo n'umugore, umwe akavuga ati wenda n'umuvandimwe wawe aravuga ati umugabo wanjye ari kuvuga ko azanyica. Hari igihe ujya mu byabo, ahubwo wa wundi wagiye gusanga uzi ngo niwe ugiye gufasha akaguhinduka ari we, akavuga ati wenda kwinjira mu bintu byanjye, ninde wakubwiye kwinjira mu bintu byanjye, kandi ari we waje kukuririra, ari we wirirwa guhamagara akubwira ibi n'ibi by'urugo rwe, ukumva ko wowe uko akubwira wowe wumva ko ukeneye kumutabara, ukeneye kumugira inama, ukeneye kumufasha, ariko hari ubijyamo ahubwo akari uguhinduka, akakubona nk'umuntu mubi, akagutuka. Kubera iki? Baba bari mu marangamutima. Burya abashakanye ntawamenya ibyabo, ntiwamenya ibyabo, ni kwinjira mu byabo. Njyewe ndavuze ngo niba uri umuntu utekereza iryo hame rishyire muri wowe, abashakanye bakuririra wikwinjira mu byabo, yaba ari musaza wawe, yaba ari mukuru wawe, yaba ari murumuna wawe, ukuririra uwo bashakanye mu mirire nabi. Ibyinjiramo mubwira uti mugerageze muganire, ndabizi mwabishobora, dore mugende murebe ukuntu mwabikemura rwose bigende neza. Nawo niwinjiramo ngo ugende ngo uragiye ugiye kuganiriza uyu n'uyu, we bizakugarukaho byanze bikunze. Kandi wowe wari wagiye ugira ute ushaka gufasha, uzi kuri kugira abantu neza, uzi kuri gufasha abantu ukunda, kugira ngo wenda urugo rwabo rugende neza, cyangwa se utabare umwe uri mu bibazo, urebe ko waganiriza undi ayikosore, kubera ko wenda abona ko umwumvishe ko ari mu makosa, ariko urabikora. Akenshi abantu bakora gutyo bahura n'ibibazo. Ni ibintu mbabwiye, niba uri umuntu w'agaciro bibijyamo kubera ko byanze bikunze hari uzavuga ati uruwabogamye. Utanabogamye hari uzumva ko ubogamiye undi kandi nta n'ibihari, hari uzumva ko umwanze kandi nta n'ibihari, wowe ugira ngo ari uko bakunda bombi bashakira icyiza. Byanze bikunze ahubwo bakuvumbukana ari wowe wibone wumiwe. Ni ukwigereka y'urusyo, kwinjira mu bintu by'abashakanye. Ikintu ukora ni ukubatuza. Niba wenda barakaranyijwe, umwe yatumbukanye undi harimo kurakara bya bindi bikomeye, ugafasha nk'umuntu wenda gutuza ukareba ko yatuza, none ukamubwira uti
muzaganire kumufasha gutuza utikomera komera birasavare bizagenda neza humura biragira hanyuma ukamufasha gutuza ukamureka ukamufasha kwitekerereza kubera ko n'ubundi urushako buri muntu wese aritekerereza uko wamubwira siko azakurikiza n'ubuvuga ngo no kumufasha kwirebera ubwe hanyuma akifatira icyemezo bya byose nta muntu wajya kubwira undi ngo wenda ngo senya ngo ntibimeze neza buri wese nifatira icyemezo akurikije uko ateye n'ibyo yumva n'ibyo ashobora no kwihanganira kandi abashakanye ubwabo niyo banashwana n'abantu bashwana no kutuntu dutoya ugasanga wenda n'intambara igeze nk'iriya kandi n'abantu n'Imana yabiremye nanone bazi kwiyunga byoroshye kubijyamo rero wowe ahubwo niwe bigarukaho kuko wenda ntibaziyunga nawe bazumva ko wowe ahubwo wari ugiye kubasenya niba uri kuganza nka musaza wawe cyangwa mukuru wa mugutsi uriya muntu manye mbona atameze neza nyuma bakiyunga wowe bazakureba nabi wowe nawe ubwawe ubura ureba ugiye n'isoni zo kubajya mbere kandi wari uri kujya gute wari uri gufasha byiza byihorere bibi kubera ko hari abantu benshi bahura n'ibibazo n'ababyeyi ndetse no kujya hagati y'ababyeyi no ababyeyi iyo umaze gukura hakagira ukubwira ukundi amubuza amahoro ibyo bababwira ati mugerageze mubikemure wewe ibijyamo wishaka no kubyinjiramo urabibona icyakoze wenda harimo ibintu byo kurwana ubona nkunda ashobora kwica undi aho ngaho niho mvuga nti byanze bikunze hari nk'abagore baba no mu ngo cyangwa se ari mu rugo ubona ko afite ikibazo wenda umugabo wari nk'umuntu umugirira nabi hari nk'umugome w'umuteroriste umukubita wenda kumwica uri umuvandimwe ukabona ko we amaso ye afunze wenda kumubwira yuko ushaka uti nibikunanira cyangwa uri n'umubyeyi we ufo kumubwira yuko uti niwumva byakunaniye utabishoboye kwihangana rwose ubona ubuzima bwawe ugomba kurira ubuzima bwawe mu rugo ni karibu turahari tuzakwakira turahari tuzagufasha ariko ntujye muri muvemo bikini ibyo ngibyo bikugwaho abantu benshi bashaka kugira neza abashakanye buri gihe bikabagarukaho bagahura n'ingorane biworere burya hari ibintu Imana izi kuntu yiremeye abashakanye ngewe nta muntu najya kuvuga ngo wowe bivemo wowe bijyemo wowe gira gutya ni ibintu abantu benshi babikora bahura n'ingorane kandi bajyanye umutima mwiza wo gufasha bashakaga gufasha abantu kubera bakunze ari ugasanga bibaye ubusa aho ugasanga nibo babaye babi abantu ubwo mukangana we wagiye ugiye kumufasha ni ibintu byinshi niko bigenda ahanini iyo ugiye gufasha abantu bashakanye bari gushwana byanze bikunze uzashwana nabo bombi bashobora kwihuza wenda cyangwa se ushwane n'umwe kubera ko avuga yuko utamubogamiye ko wabogamiye undi kandi nta n'ikintu cyo kubogama wenda we wajyanye ibyiza rero bihorere uburakari hagati yabo bafite uburyo bongera bagakira bakagaruka mu mutuzo ubwabo yari ibintu bisanzwe yari utuntu dutoya barashwana nyuma bakiyuzuza nyuma bakiyunga bikagenda neza wowe rero hanze iyo ubigiyemo urumva ko ni ibintu bikugiraho ingaruka mbi yaba ari ibintu bikomeye ubona yuko hari wenda batongana cyangwa se barwana bya bindi ubona ko harimo ikintu umwe ushobora kugira undi nabi aho ngaho niwe ushobora gukora ikintu ari umuvandimwe wawe kwa muguti ntuzaheranwe wenda n'agahinda ntuzaheranwe n'inkoni uzaze ngenda hari nzakwakira imiryango nayo nyine hari ikindi kintu bazigira ibigomba kwakira nk'abantu bayo ikabwira ko ari karibu kubera ko ari nk'ababyeyi babona umuntu ashatse yanavuga ati bimeze nayo mu rugo barankubita ahubwo yanataha bati bakamusubizayo muri icyo giheho uramureka ukamwakira niyo utakwinjira mu byo ukamubwira kuri uhari igihe akeneye urahari ariko utinjiye kumugira inama ngo ibi nibi ukora gutya hano ufite amakosa byandi ugenda ngo wowe ngo hano ngo amakosa yawe ngo ndabona araya ngo rwose ngo ni wowe ufite amakosa ibyo byihorere abashakanye ni ikintu ngewe nababwira baba inshuti zawe baba ababyeyi bawe abo mu muryango bawe bose umuvandimwe wawe umusaza wawe umukuru wawe murumuna wawe abo bose wibijyamo bakemura ibibazo byabo nawe bashakanye hanyuma wowe ubu umuntu uri hari wavutse mukomere
ihangane ugerageze muri uko mubiganiraho mubikemure ndumva bizagenda neza ukigira hari inyuma ukabayobora mu gukemura ibibazo ubwabo utabyinjiyemo ngo ugiye ngo kubunga ngo uvuga ngo uyu ni ukora amakosa wowe hinduka gutya wowe hano wakoze ibyo ni uguta igihe ni ukwiyemukira no kwigirira nabi niko ni ibintu ni ihame ni inama ikomeye y'ubuzima ifasha abantu benshi ikakurinda ibibazo bizakurinda ibibazo byinshi mu buzima kandi uzabaho utuje utizanira ibibazo niko bimeze imibanire y'abantu burya niyo abantu baburana muri rusange ukagira uvuga uti ahangana ndabibona gutya byanze bikunze bikugarukaho abantu biragoye kubana n'abantu ni ukumenya rimwe na rimwe gutinjira mu byabo ni ukuvuga uti hari aho ugomba kwicecekera ukareka abantu bakikemura ibibazo byabo niyo baba ari mu muryango wawe niko bimeze iryo ni ihame ry'ubuzima kutivanga mu by'abashakanye bari guhangana kutivanga mu byabo ngo uri kugira inama uyu n'uyu ngo uri kuvuga ngo uyu n'uyu afite amakosa ni ihame ry'ubuzima ugomba gukurikiza nashaka gusangiza uyu munsi mwabyumvise rero mugire ibihe byiza nawe utaha ku yindi video yari Lady Jane ubakunda cyane bye bye